iyi ndirimbo uretse kutubwira ko natwe tugira kuraje tugakora tukitwa ba Munyakazi kariya gace ahandi ntibwari uburakari n'umujinya w'umurandura nzuzi kubo muhuje umwuga nuko abantu bakurikira babumva neza verse 2 iravuga ngo ngezi ni nyimo organizi nk'imoji kirazira kumona wapeke ngezi ni nyijoro kandi si nk'imoji kirazira kumbona wapeke never compare me n'utunyamaswa duto no kubita ijanja. Who says I am done? Bro, this is my time. Dore nize kata zo kuresha umufana. I'm an icon, sindi loco, sinteje kuja down, mpora ni soko. Small cycle, indi byaha. Family first, that's what I die for. Sini homa, nshakiriganya aho hantu mwana wanjye. Muyaga Ngiye kujya nandika indirimbo, ngiye kujya nshyiraho na lyrics kugira ngo mubyumve neza mutabyitiranye. Hanyuma unambwira umuntu na dedicate indirimbo ni njye. indirimbo ni wowe. Ndabikunda cyane rero. Sana iyo abantu ari benshi ari abafana nabo bakandirimba. Ibyiza by'urukundo kandi kurunyereka ndabiryohewe cyane. Ugire rero umakanya nigendere. Umwaka utaha udufitiye uwuhe muzigo cyangwa dushobora duhishiwe iki mu mwaka utaha uyu nguyu urarangiye? Zino ndirimbo zose mwambazaga n'izabandi benshi twagiye dukora. Hari n'indirimbo mfitanye na Kivumbi King, Mike Kayihura na BNM. Iyo ni ingoma imwe. Yego. Ari ama project menshi kandi ngiye kujya nyababwira nimuyanyishyuza nicecekere kuko indirimbo ifata ukanya kugira ngo isohoke. Nk'iyawe na Diamond cyangwa na Meddy. Ama project manini ntabwo rero kandi njye na understand nyine buri ruhande buri nguni yose y'umuhanzi igihe cyose atekereza ko ari bwo yasohora ingoma nibyo bikwiye nyine nibyo byiza. Nkurikirwa na diaspora nyinshi cyane Canada, Amerika no muri Scandinavia bati tubarize Bruce Melody nta yindi gahunda dufitiye mu ntangiriro z'umwaka zo kuza kudususurutsa ko tuzaba turi muri Ibere. Gahunda yo kuza ariko turimo gukaranja uburyo twajya dukora ibitaramo bikazamo abantu benshi. Turadutaramo duto ntekereza ko ari igihombo cyane kurusha inyungu kubategura ibitaramo yewe no kubahanze. So nta kongera kuza ngo dukore utuntu twinshi ariko duto ahubwo twashaka aho imijyi yenda guhurira akabona tuzajya tworganiza ibitaramo abantu bakaza ari benshi. Ubwo cyo cyatwaye umwanya experience nyine maze kugira nuko ku bitaramo ari byinshi ariko byitabirwa n'abantu bake cyangwa se bikanategurwa n'abatabisobanukiwe cyane. Naho ngaho ibintu bibera ibibazo. Iki kibazo kigendana n'ikindi cy'ibyo twasabaga government yuko badufasha bakamonetiza nyine mu Rwanda aba content creator bagatangira kubona uko babona amafaranga. Bamaze kuba benshi kandi niba koko u Rwanda rwarashyize internet rutekereza ku rubyiruko n'inyungu zabyo zikwiye kwigwaho kabisa bikaberegeye bikajyanira nk'uko no mu buganga bigenda neza no mu bucuruzi n'ahandi. Wowe ukavuga ko iki kibazo nawe urakibona cyo ko nta imbuga zitari monetize usanga abantu bakoresha imbaraga nyinshi ariko umusaruro ukaba muke. Umusaruro ukaba muke kurusha ibihugu by'abaturanyi kandi tubirusha byose. Tubirusha igihugu gisa neza, tubirusha internet yihuta, tubarusha ibisigaye byose tukaba tubarusha ariko wareba umusaruro uri kuva kuri internet ukabona ni muto kandi ayo n'amafaranga yinjira mu gihugu. Iyo uvuze internet ni kuri YouTube kuko nta imbuga zitari monetize niziye wifuza ko guverinoma yabishyira imbaraga kugira ngo zibe monetize. YouTube buriya abantu ba YouTube impamvu baterana n'amagambo nuko nta kiva Amerika. Yego. Haba hari ikivamo nibaza ko n'igishoro cyazamuka abantu bagakora ariko inyungu babona itabaryanisha. Nasizemo ingufu nyinshi inyungu ikaba ntoya hakaza kuvamo kwa kwirya na TikTok kugira ngo umuntu akore amakashi kuri TikTok ni insazi usanga bigoye. Badufashe baturwaneho nka ministeri wenda y'urubyiruko sinzi ko badufasha wenda y'ubucuruzi. Yego. Badufasha icyo kibazo bakakidukurikiranira aho kugira ngo umuntu afungure account ya YouTube usange ni umu YouTuber w'umunyakenya ariko ukora content mu Kinyarwanda. Yego. Wow. Uvuze kuri icyo kintu ndeba ngira ngo abantu nk'aba Jason Derulo ni abanyamerika barafite n'imiziki igera kure ni ibyamamare. Izi mbuga zatumye banayoba iby'imiziki basa nk'ababigabanyijemo imbaraga bazishyira muri social media izi ngizi kandi zirabinjiriza. Utekereza ko ari impamvu ituma ibyamamare dufite imbuga nkoranyambaga mu zitera umugongo mu kuva kwara abandi byagendera akazi kanya kuririmba gusa?
nk'ubu ngubu nanjye nari kuba ndi kuri Twitch, yego nanjye nari kuba ndi kuri Twitch ariko ntabwo nayijyaho. Nanagabanya bimwe mu bindi nkora nkajya mu bijyanye n'ama content ko nabishobora nabikora ndabizi neza. Ariko iyo urebye ibivamo n'ingufu bisaba no urumva niba byarasabye umuntu nka Jason Derulo kureka kuririmba akabanza agashyira ingufu kuri TikTok. Njye ntabyo nakora kubera ko mu rugo ntabwo biri kunguka cyane, ahubwo uzasanga umuntu agiye nko korora inkoko cyangwa se kandi ntuvuge ngo ndamubaze arazorora anabyemera, ariko nyamara amajazi kuvuga podcast cyangwa se nyine ahuye n'umuntu babasha kuganira, ibyo bintu byakumvwa pe, byakumvwa bikanatanga umusaruro mwinshi. Ariko iyo bitamonitije nta kintu kivaho, nyine usanga uri kwakira imbaraga nyinshi, za mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba zikaba ziri kubaka gake. Abantu hano bakomeje kubaza ngo ese ko ndeba amatariki yagiye turaza gukuraho udupira twanditseho 001. Ndaza kubipostinga, ndabipostinga mu kanya, ndabereka murebe kuri story yanjye ya Instagram, ndaza kugenda kira ahantu hose mwayikura. None ibi bintu ni ibiki? Ntabwo ari kwigirishwa. Ibi ngibi bya 001 ni ibiki? Sobanurira niba ntabwo yo kubaza abafana kandi uhari. Njye muri press conference kandi njye muhanzi hambere. Nuvuga ngo rimwe ngaho baza rimwe yari amafaranga bari make cyane. Yego. Rimwe ibi ya mbere iyo bijyanye no kurankinga no gushyira ku murongo. Yego. Rero niyo 001 uracyashimangiye cya kintu ko ari wowe muhanzi wa mbere ntawe ugomba kuvuguruza. Ubundi nyine ubundi bivuga ko ari uwiki se wumva hari uvuga imibare. Nabarega barabyemera nuko wenda sometimes biba bisaba kwigira gutyo gake gake. Ibitangaza no kugira ibisamago barindwa n'intuzo. Ndagukunda cyane. Ndakwemera buriya kera nibwo wagoranaga ariko Imana warahindutse kabisa. Imana itakura umuntu. Ushatse kuvuga iki ko numva utangiye kumbaga umuzima Imana yankuye kure. Kera ufite ikibazo kabisa. Imana ishimwe byibura ko twavuga ubu niyo noneho wantamo naba mfite akantu ku mutima ko kuvuga ngo uyu muntu nta rwanga afite wenda n'inzara. Ntabwo nitegereje ubona ari mu banyenzara. Mwitegereze uragaragara. Aho karisa wasori nari nibagiwe. Anyway, Melody ndagushimiye. Asante sana my G. Thank you so much. Muze muri konseri. Muze dushyigikira umuziki wacu w'umunyarwanda, muze tugaragaze ko umujyi wacu ari uwa danje. Buriya ni bibi cyane gukomeza abantu batubwira ngo ngo abanyarwanda ngo iyo baje mu bitaramo ngo ntibishima, niba utazaza ngo uvuze induru byine uzigumire mu rugo tuzashaka kandi tubishyure birebereho. Hazaza umuntu ufite gahunda yo kwishimisha no kubyina no kwenjoyinga. Wow. Melody, thank you so much. Abafana bakomeje kwinginga ngo basi wakire babiri ariko ndabona ufite umwanya muto. Babakira babiri. Okay. Ninde muntu wumva afite inyota y'ikibazo yabaza Melody cyangwa ushaka kubwana Melody umwe babiri gusa andikamo byihuta bite kuzamura. Riri bijum ndabizi kuko na Melody aha twagiye. Ikibazo cyawe. Ni kiye gitaramo wakunze mu Burayi wakoze? Wabanje ukamusuhuza. Ntabwo ndimo kwiruka. Muraho Melody. Muraho neza. Njyewe rero kubera nkunda umuziki ni ukuri kose iyo ndi imbere y'abantu mba ndi gutanga byose nyine kandi n'ibyishimo. Buriya umuziki njyewe wenda kumera nka bya bikorwa bashakanye bajya bakorana. Mba mfite ibyishimo byose. Rero ntabwo navuga ngo cyo kora ibitagenda neza, ahubwo hari ibitagenda neza ugasanga nicyo umuntu adakunze cyane, ariko mubiri murabanza muri abambere niyo dukunda kugira abantu benshi. Twabonye abantu benshi muri Ottawa, benshi muri Canada, benshi cyane kabisa. Habaye konseri y'amateka abantu bari muri Canada basuhuje. Ko ari byinshi, ni byinshi. Ibitaramo byabaye muri UK, twakoreye igitaramo muri UK, harahiye muri London, harahiye kwe. Ibitaramo ni byinshi. Mu bantu bakwakiriye mu Bubiligi nanjye nari ndimo sinzi kunyibuka nkorana na Justin. Ukaburiya mama Jenine urakoze ku gitekerezo cyawe cyangwa ikibazo warubaje. Hari ikindi nkorana na murumuna wanjye muri Rwanda Yerivini sinzi kumuzi.
Okay, twihuta. Urakoze cyane Lili Biju hita ukora kuri iyo goro. Twagiye dufata niba abantu bo muri Amerika nimundebe nabi abantu twahuriye muri Maine. twagiye twihuta. J Baba, hari Yes, ikibazo sir. ufite ngashaka kubaza Munyakazi. Yagiwe ndashima ko bino bintu bihari, ko bino bintu byabaye. Nahoraga mbyifuza igihe kinini. Twebwe tumaze igihe kinini muri zino industry zo muri East Africa. Twabonye igihe cya Bobby Wine na Bebe Cool muri 2006 harashya, kandi binjiza amafaranga. Navuga nta mukire utekereza kino kintu ko yakoresha zino bato kandi zikinjiza amafaranga kurusha uko abantu babitekerezamo amatiku. Mwarakoze gutekereza icyo kintu kandi mukaba mwarabikoze, ndabashimiye. Urakoze cyane. Bamwita vayo bombo agiye hepfo y'amani ko agiye yaraje. Ibibazo by'ura muhungu ko biba ari umuriro. Vayamani garuka. Vayamani ndagusabye garuka. Aramfashe vayo aramfashe. Vayo shiramo request. Aranyica. Niwe ndabizi. Vayamani shiramo request. Imana nyagasani. Oya ntabwo mwari mwaraburanye. Vayamani ongera ushiramo request. Network agira network ambi kandi account niwe. Okay, Ana bite? Okay, niyohereze voice note. Arayohereza uko byagenda kose. Ana bite? Byiza. Hari ikintu ufite ubaza Melody cyangwa umubaza? Ai. Njye nta kibazo mfite cyo kumubaza, ahubwo ndashaka kubwira abantu bari hano mureke kwijijisha. Gahunda ni 001 Munyakazi ku mutima. Number 1. Niba we Melody mfite abantu 400 bari gushyira muri request bashaka kuvugisha ndagira nte ntabwo byakunda. So ndavuga ntuza ari hano nguyu nani ari gushyira muri request ihangane icyamamare umwe rukumbi uyu mugabo nawe nakasa mutwe vayo utamuciye abantu baretse kumuntera. Faya nambaza ikibazo kiraba ari umuriro ndabizi neza. Faya washyira muri request ariko mwanzanye Amag the Black ubundi. Amajinaze nagume nagende. Amajinaze turaganira, ndashimira Imana ko nta shitani igeze imufata ngo amajiburiya nta gasanzwe agira gutyo ukabona hisanamo nta kintu kibaye. Abo ndashimira Imana ko amahoro yahindaga ntazo nagira gutama imbona nkubone ariko nyine ariko Amag the Black muri iyi minsi mushobora kuba mutabanye nabi. Kandi waratwunze ntimwabivuze se sinumvishe mwabitetsemo mureti byarira amagambo. Genda Melody ntabwo ugira ibanga ibyo bintu ninde wabunze. Narabyumvise. Oya warakoze kutwunga. Ariko nago ubundi ntiwakagomye no kutwunga kuko natwe twarakuranye. Nta n'ikindi kibazo reka kiba gihari ni ukuburana gusa. Oya ntabwo nagize wenda ikintu ntabwo nigeze mbunga. Nuko wenda navuga ko nayo habayeho umuhati wo kugira ngo ube disponible nawe aba disponible. Rega uri Amag famille man. Uzuko abantu b'imfura mwembi. Mama Amag mama wacu twese ajya agira gutya karamamagara kamaze ati go wabuze bimeze bito cyane we niki. Urumva nari ndanasimbuka nkambo na Black Big na Grand Frère Amag nawe turapanga tujya tuvugana. Yego. Ahubwo Amag unamo nkahita nkwepa nkabani zeru wewe ndagiye. Baba we bari kuguha ibintu biremereye mu mushiriremo intare Melody mu ndabizi ko mu mukunda mu intare. Ibi niki? Erega TikTok intare yo narinyizi intare bigeze kwindabura urambwira ngo na amafaranga. Dusubire kumukunda kubi. TikTok yo nuribonye ibe. Janvier shiramo request ndabizi n'ubwa n'ubushize warabikoze. Janvier shiramo request uzamuke. Janvier shiramo request uzamuke. Fayama naranyandikiye ngo umubabarire ngo wihangane gatoya ari gushaka network aza kubaza ikibazo Melody. Ihangane. Hanyuma nkagira uwo bita Samusuri nawe yakomeje gusaba kuzamuka ngo kwazi ikibazo. Samusuri ndatekereza umuzi ni umwe mu bakinnyi ba filime Melody. Uramuzi wihangane ngiye ndabizi uko ibibazo byanjye ariko nagenzaga ntabwo nza kubaza ibibazo emera wakire. Charging nanjye. Come ku charging. Janvier kiramo request nkuzamure ariko mwereke ibitangaza mwereke Melody ibitangaza hano natanda dutegereje uyu umuhanzi mugenzi we kugira ngo aze amasho Byibanga. Ahangane wakoreye Munyakazi. Ni hano tusigaye mbikorera urumva nasubiye muri production. Wow. Ubu ngubu ntabwo iyo uvuze ngo asubiye muri production ntabwo ugikorana
ntabwo ugikorana na 155 turakorana ariko nyine sinavuga ko ndi umu professional muri production yego ariko imishinga muri njye wiyitangirira nyine most of the time. okay aha Samusuri wari uzamutse hari ikintu wifuza kubaza Melody ndashaka kumubaza niba anyibuka Samu yo gasani amakuru se naba nkubeshye pe nanjye ubwanjye naribuze ngo wararorongotanye sha umva mbese akubwira n'umuntu kurorongotana ni ibiki sha irongotanye niko ye yego reka mbigusabira ahangaha uzashakira agatike ntahe kuvugisha ufite nimero yanjye ndayifite Chris uza kumvugisha sawa urakoze cyane ndeka nshimire baba urakoze cyane Samusuri naramugize neza ushatse wamanura ntariwe ndakwemera Samusuri yego garande dore urukundo bari kumusakaza aho narugirane okay Fireman gerageza ushake network ndabona uri gushyiramo nakuza murabigira gerageza uhindura ahantu uhagaze kugira ngo nkuzamure Diane uranyumva mu Bufaransa Diane uranyumva rebera ntaka gakobwa kweli Shanti uwo bita Shanti yakomeje kuzamuka kuva kare